ikiriho nagiye ntago umucyo kujyana ku kiganiro Kasuku akora Kasuku ni bamwihorere we kuza kumwataka kuko Kasuku icyo mukundira iyo mwatatse arakwataka papa kandi aza wese akakubaga tubaye ikaze abakomeje gukurikirana Bosco Insight TV aho tubagezaho amakuru acukumbuye n'ubusesenguzi butandukanye kuruta ubundi bwose mugeze mwumva. Mukomeze mukore share, comment, subscribe na like ndetse munatugura ibindi biganiro byose twazajya dukoraho tukabibasesengurira mukamenya ubwino kuri buri kintu cyose kiri kwibazwa no mu isi ari mu bukungu, uburezi, ubanye n'amahanga, politike n'imibereho myiza y'abaturage. Tugura mugenzi wanjye nawe nje ndi Brown T nanjye abakurikira Inguni Zose TV namwe mukomeze murebe ibiganiro tugenda dushyiraho ndetse batarakanda subscribe namwe mukande kuri like ndetse mutere comment mutubwire muduhe ibitekerezo inama inyunganizi muri comment ndetse musharinga n'ibiganiro byacu kuko tubagezaho ibiganiro byiza kandi umunsi ku munsi. Rero muri iyi minsi Brown T hamaze iminsi havugwa saga iri mu itangazamakuru bitandukanye hagati y'umuntu bita Kasuku n'abandi batandukanye. Hari Kasuku saga iri hagati Empire, hari Kasuku ari twabita conflict hagati ya Kasuku na Scovia, Kasuku na Bosco Empire, Kasuku na Korode ndetse n'abandi benshi batangiye kumwataka n'abanyaho bita ba mama baby bakecuru bashaje. Nagira ngo nzi hano ntange umucyo kuri ibintu bigenda bivugwa. Mu by'ukuri hari imvugo zikoreshwa ariko kabone imvugo zitari kinyamwuga kandi Kasuku uko abantu bamufata ntabwo ariko ari mu by'ukuri. Uwo Kasuku nge n'umuntu twabanyeho nawe narebe ikiganiro hari muri Amerika ari wibone wowe ubundi Kasuku mufata uti. None se ari ibintu mu byo bavuga Kasuku urumva byanga byakunda hari ibyo bagiye bamuvugaho ko ngo yavutse waba ari abakene ari abatindi ndetse ngo yaba yarabayeho n'umujura ngo yari afite agakundi k'ibandi yabagamo kamabandi niko Bosco Empire yavugaga. Ikindi uretse ko Kasuku umuzi hariya ku ishuri aho twigaga ku kigo kimwe mbere yuko duhurira hariya ku kigo hari ubwo wari umuzi? Arega Kasuku kuba umuntu n'umukene ndetse abakene bose baratukwa. Erega ariko Kasuku bunini nibyo yisinyuma ubundi yitwaga Kambari amazina ye nyirizina amwita Kambari J. Yaje kwiga aho nigaga ari mu mwaka wa 4 ngene mu mwaka wa 5 bivuze ngo ndamuzi. N'ikindi kandi Kasuku yaryamaga hagati y'igitanda cyanjye n'igitanda cya Kasuku hacagamo igitanda kimwe ngo twabaga muri lettere ko nigaga lettere ngewe bo biga muri comptability. Ikindi kandi Kasuku ubonaga ari umwana utuje no kubyibuha kuriya bije vuba ko amafaranga n'amafaranga ngo yari mutoya cyane yari muto Kasuku yagendaga n'abandi batipe bari kumwe baho bita ba Mitoma ari aho bitaga ba Joshua ndamwibuka n'umuntu nzi abandi bose bari kubyitirira bashaka views. Rero niba ukora YouTube ugomba gukora YouTube nta views ushaka utanga ukuri bereka ukuri abanyarwanda. Hari inkuru numvishe imuvugaho itari nziza ko ngo yaragiye gutamba ise igitambo niba ari muri Uganda niba ari muri Tanzania hafi aho sinzi ukuntu ngo byaje kurangira ntibiba bigikunze ngo ariko yashatse kumutamba kuko ngo Kasuku ngo ni umuntu ushobora kuba yanga se cyane ku rwego rwo hejuru. Ariko ibyo biravugwa na Bosco Empire n'abandi yagiye amafaranga kugira ngo abashe kubikora. Ninde muntu wigeze aza kuri kamera ngo yerekane ati papa Kasuku n'uyunguye urumva ibyo bavuga ntago ari byo. Ninde waje ngo batizere papa Kasuku ngo ndamuzanye ari live apana gufata ifoto bakeditinga bagatanga ibintu biraho ngaho. Ntago kumenya umuntu ari kumuzana kuri kamera. Nande nshaka kumbwira ko ari amakuru Bosco Empire yavugaga atayafite. Iyo babyemezwa n'iki? Iyo abantu bari gutangaza amakuru n'ubundi hari igihe utagaragaza ibimenyetso ukumva ibyo bavuga gusa ariko byanga byako none se papa Kasuku ni umuntu uba ahantu hataboneka ku buryo nta bantu bamuzi. Ababyeyi abandi bose bari ku social media nta bantu benshi bahari kandi bafite ababyeyi bafite social media. Rero inagira ngo nta ukuri kujyana na Kasuku. Kasuku n'umwana waje mu wa 4 niga mu wa 5. Kasuku aba umunyeshuri nk'abandi bose. Ko numvaga ngo yari afite n'umugore ku ishuri. Nese ntawe yagiraga. Ni umugore cyangwa ni bya bindi byo ibyo ni kopine bisanzwe nko n'abandi bose babagiraga n'abandi dukurikiye bose bafite abantu inshuti baganira. Kasuku umunyeshuri wize mu wa 4 ari nagiye mu wa 6 n'abadukurikiye bayibona hari aba direct batuyoboye hari ba dosi hari ba dodi. Kasuku nta musi n'umwe yigeze ahabwa nibura oya winyobya abantu badukurikiye amakuru mfite badukurikiye babyumve nta musi n'umwe Kasuku yigeze ahabwa weekend
weekend biraba unabonye mama baby umukecuru aho ngaho uvuga imitara byamanjwe umukecuru nkuri yavuga amanjwe nkariya ntabwo Kasuku ntiyahawe weekend nta ruswa ntayo utange ukuri gushoboka abanyarwanda babyumve aho yize mu kigo cya Pega Gahengeri n'ubu bagiye bagashaka amakuru mfite Kasuku hari weekend yahawe Mitoma sibyo Kasuku n'utwa Mitoma urabazi cyane bari bafite akabari hanze y'ikigo akaba n'abandi bose bakagira ndetse akaba n'ikibazo none umukobwa niwe waje kuba umugore wa Gasuku ibyo nibyo Bosco Empire yavuze Bosco Empire ntago yiza ayo makuru nanjye ndayazi uyazi uti ikigo cya Pega Gahengeri Kasuku nta weekend yahawe Kasuku ntiyatuma umubyeyi Kasuku yari umuhanga mu ishuri Kasuku nigeze mu mwanya wa kabiri nkuko biganije Twitter Radio 10 mu kiganiro na Bosco Kim bamuhamagaye mu kiganiro utazinduka yaragiye kwiga Mongolia se kuri bourse ikindi kintu Bosco Empire abeshyeho ni kimwe yaravuze ngo Kasuku ngo umutindi ngaba ngo sinzi ngo Gikondo ngo baza kumufata ngo muri Mayibobo ngagenda ngajya kuba kwa Karirosi bamuvanamo none Kasuku ahantu Bosco Empire yabeshyera nuko yavuze ngo yavuye ngo primaire aza muri Apega ntabwo ari byo Kasuku yaje muri Apega mu mwaka wa 4 yaje muri Apega bigaragaza ko Bosco Empire abeshya kuvuga ngo najya mu nyumboze bino bintu avuye P6 aje noze Kambari J cyangwa se Jessica wa Mipango ariwe Kasuku ubundi bamwita Mubera J Mubera J ni Kambari J amazina inshuti n'umuntu witwaga none na Mubera J niyo mpamvu nandikiranyije ariko kumva ko mbazi Kasuku cyambere yavukiye mu Gikondo mu Gashyekero ibyo nibyo yego n'abandi bana bose okay Kasuku ibintu by'uko wenda ngo yari nka Mayibobo iwaba ari abakene yarananiwe no kwiga akaba ku buryo wenda ngo bari banashonje cyane ku buryo yajyaga njya mu kigo cyo kwa Karirosi ngo kujya gusabayo umuceri cyangwa ibyo se ari ufite amafoto ibyo ngibyo ayo ni amakuru birashoboka abubwirwa nande ibyo birashoboka kuyobya abantu turi mu rukiko sibyo turajya kuburana ngo n'ibimenyetso Kasuku arimo arangwa kubera ko arwanya ibigarasha kandi igihe cyose umuntu arwanya leta Kasuku agomba kwirwanya nawe ubwawe turahangaha twubake igihugu twese ntabwo twashyigikira abatuka igihugu cyangwa se abavuga igihugu nabi Bosco Empire ugafata Bosco Empire ugafata abakecuru ba mama baby ngo bajye kuza kumushinja Kasuku apfa na nuzi na Bosco urakizi sigomba kukimenya reka inkwere ikintu bapfa oya ni ikintu bapfa ni ibintu bigaragara ufite ibimenyetso se hari umuntu bita hari umugabo bita Magashi ujye umubona sibyo ndamubona Magashi nawe wigeze kuvuga kudesha pa kuri Magashi n'umuntu muzima oya nibyo Magashi sinzi ibintu yavuze buriya rega mutaba najya nkubwire ko mu bintu byose umuntu avuga byiza sibyo ntabwo ibintu byose umuntu yagorora imvugo hari ahantu ushobora kuba wavuga nabi ugasobwa cyangwa se ukavuga ibitavugwa ntabwo rero wabuza abantu kugira gute kugukebura ariko niba uvuga ugomba kuvuga ibifite ibimenyetso utwa Mutesi Scovia mama wa Rwagasabo umubyeyi nubaha cyane nawe yamuyoboye Rwanda Media Council nyine nkubwire wari uzi ko Kasuku nawe yamwatatse akanamutuka akavuga ngo ni injiji ngo ntiyize ngo ni impuguke ngo ariko ngo itarize nese umuntu akora umwuga w'itangazamakuru atarigeze yiga wenda ntabwo najya mu bijyanye na reka n'ibyo kiganiro taracyumvise ikiganiro Kasuku yakoze urumva ariko arimo arabwira icyo nemera Kasuku abura Kasuku reka mugire na Nyabarongo bacumwe mu Kinyarwanda ngo Nyabarongo ntiyica yigemuriye Kasuku yari hari abayiturije yekereza ihene yekereza inkoko nta kibazo cye iki kibazo mwatake gatoya arakumanuka ariko nundi bavuga yuko ngo Kasuku ashobora kuba yaracishije ibiti ubibwirwa nande ari amafaranga abagura ziriya nkoko umuntu ushaka kubaga inkoko waje n'amaguru uretse akagenda akabaga ihene za buri munsi sibyo murabizi ukuntu zihenda ayo mafaranga sibyo aba arimo arinjiza iki aba ari gucuruza iki kugira ngo atumire abantu ngo muze mbagaburire muze mbahe ibiryo Kasuku we ubwe mu kiganiro yakoze kuri TV10 yavuze ko ari amafaranga Kasuku akunda ibiryo akunda n'amafaranga bigera nabo ashaka kujya gushaka gutamba se abadukurikiye bose babayeho batarya abantu bose bararya babayeho barya Kasuku we yivugiye ku kiganiro yagiranye na Bosco Kim na Papa Kibizu hari ibintu bamuhamagaye live hari ibintu bari kumushinja genda gake oya wiyobya abantu hari abantu yagiye abeshya abazamure ngo kugira ngo bazamenyekane baba stari akabarira amafaranga ko bataje ngo babivuge bazane kuri kamera bisobanura bande ikindi mu rugero rwabo kubera amanyanga no hanze naho abagiye hose ewana ngo umuntu w'umubandi byatari mu bintu byo gushaka amafaranga mu buryo bw'amanyanga ngo ni uwa mbere ariko sumuza amanyanga ye
ntayo nzi ubundi mu kintu kibaho ko amakuru mfite ko akiri no ku ishuri ewana ngo yari umuntu w'umunyamanyanga urumva n'ibyo bintu byo kuharya babyitaga kuzobera ikigo akajya hanze reba ariko umuntu w'umunyeshuri wo kujya gushinga akabari agashaka n'umugore ari umunyeshuri aho reka bitange umuco Jay yashinze akabari barangije amashuri n'ubu ugiye ahantu igahengeri ayo makuru yose bayaguha ntabwo yagashinze ari umunyeshuri reka tugitangeho umuco ikindi ariko kuri kumuvugira neza wese kumuvugira wagira ngo yaguhaye ruswa iyi channel yanjye Bosco Insight TV ni itanga umuco ku bintu apana gushaka ama views apana gushaka ikindi kintu wagira ngo channel yawe ni wagira ngo niyo mwavoka Kasuku yayivugiye ubwe ko ari amafaranga y'ihene abaga iyo aje mu kiganiro akagusha ikiganiro uryaho ukishyura sibyo kuko nahangaha hano batwakiriye bashobora kutugaburira ntabwo ari uko twabavuze neza ariko mu by'abanyarwanda kose niba acuruza yakaba yavuga ko acuruza akamaro k'itangazamakuru ni ugushimisha abantu kubigisha no kubajijura ariko iyo uri muyobya abantu hari ikintu kimwe Bosco reka nk'urugero ufatika Bosco Empire ari hanze yahunze igihugu ari hanze y'igihugu yahunze igihugu ari mu Rwanda se afite abantu hanyuma Kasuku Jesco Impango umwami w'abagore icogere mu nkuba ari muri Amerika azaza no muri message azaza mu Rwanda ko Bosco Empire ataza mu Rwanda ariko nawe ashatse yaza azabikore rero ikiriho mwiyobya abantu ntago icyo wenda ku makuru mfite n'abadukurikira barabireba neza Bosco Empire ntabwo yahunze igihugu kuko nta cyaha wenda bamwagirizaga ngo mubwira garuke nakora ikiganiro aza mu Rwanda hari abantu yahunze ntabwo yahunze igihugu yahunze abantu bari mu gihugu ariko ntabwo yahunze igihugu hari igihugu cyamwagirizaga ikiriho twari dukoze gukora kano kavideo gatoya njye ngo ntange umuco nk'umuntu uzi Kambari Jay twiganye twabanye ku bitanda byegeranye w'inshuti yanjye tunavugana on phone so kumudefanda ariko ibyo kankubaza Kasuku turetse wene ibyo by'intambara bye na Bosco Empire cyangwa se naho baterana na mama bebe wa mucecuru aho ngaho uri bavuga kuri YouTube wowe ushaka amaramuko Kasuku nkawe warize wize lettre wize indimi uzi Kinyarwanda sibyo wize n'umuco gakondo nyarwanda urawuzi hanyuma Kasuku iyo afashe umuntu runaka sibyo wera kureka ibyo bigarasha sibyo agafata nk'umuntu akamwata akamutuka ku gaki kanyina akamutuka ku babyeyi ibintu nk'ibyo wowe ibyo urabishyigikira wese wonye umuntu w'ikigarasha ni wamutuka umuntu usenya u Rwanda kigarasha ntabwo navuze ngo tureke ikigarasha undi muntu utari ikigarasha kuko wenda yamuvuzeho cyangwa se kuko yamwatatse ni ngombwa ngo amwatake ajye kumurisha uduki twabanyina ajye no mu miryango ye psychologically duteye bitandukanye sibyo hari umuntu wumva ko urakara akagira umujinya bigatuma yataka wenda tukana sibyo undi wenda akarakara akanarira tugira emotions zitandukanye abantu bose dukurikira kuri buri inguri zose TV na Bosco Insight TV tugira emotions zitandukanye uramwejeje umugize umwere umugize kumweza arega nasafite icyaha reka tunajijura icyaha kigirwa n'ibintu bitatu aricyo bita element legal iki kintu umuntu yakoze yaratekora igihana element materiel yakoresheje ikihe kintu akora iki cyaha na element intentionnel yarafite uwe mugambi akora kino kintu Kasuku ntabwo ari umuntu wane inzego z'u Rwanda ku buryo aba ibintu arimo ari amakosa dufite ribu dufite polisi n'izindi nzego z'umutekano nuko nta urajya kumurega oya ahubwo nuko babona ko ibintu akora nta bigize icyaha birimo tujye tujijura abantu nuvuga ngo ahubwo ibyo kumwataka muvuga ngo bivuze ngo mutangiye kwataka n'imiryango ye ntabwo ari byo mujye mukora ibiganiro ariko mujye n'ahantu mugarukira cyakora reka nkubwire wenda nanjye aho namugarukira nk'umuntu wagiye kumusebya ngo se ngo ni nyamweru ibyo none iyo mvugo urabizi ko ari n'imvugo nyandagaza ntabwo ikwiriye ngo atambye se yamutambye hehe ryari ibyo byo birashoboka kuko amakuru yose tumenya nta bimenyetso n'umuri tuba dufite amakuru afite ibimenyetso rero aba ari ibihuha none si umunyamakuru wicaye kuri televiziyo akavuga ngo aha n'aha byagenze gutya na gutya ntabigaragaze kuki utavuga ngo ibyo bintu uvuze ntabwo agomba kuba afite fact urugero uretse twebwe tuba turi kuri social media tuvuga ibintu tunabigaragaza umunyamakuru wo kuri radiyo iyo urimo urumva radiyo ukumva umunyamakuru avuga amakuru hanyuma kuki uvuga ati amakuru ntabwo ari hari ibyo bari kukwereka ariko muri archive ugiye ukabimubaza bikwereka ariko se iyi saha ari Bosco Empire agiye akafata n'uwavuze sibyo n'uwavuze yuko Kasuku
yashatse umugore sibyo aho ngaho aho kuri apeka agahengeri nawe ashobora kuba afite ibimenyetso nawe yabikwereka ubundi kumushaka ni ikosa gushaka umugore ni ikosa ariko yarazwe na bibuse yashatse andari 18 ikibazo ariko nta mahano gushaka umugore uri umunyeshuri ntabwo ari amahano toroka ikigo uzafite imyaka ingahe se uzafite imyaka ingahe yashatse umugore afite imyaka ingahe ni umwana Gasuku ni umwana yavutse ryari oya mva nkubwire Kasuku ubwo yivugira ko yavutse 91 ndetse wa mukecuru nabonye banga 97 Kasuku ubwo yivugira ko yavutse mu 91 mwavutse 91 uyu munsi afite imyaka 35 ashobora kuba yararongoye atarageza no ku myaka y'ubukure ashobora afite 21 leta amategeko y'u Rwanda arabyemera amazina y'ingarangije we yivugira ko yaje 2013 ikiriho nagiye ntago umucyo kujyana ku kiganiro Kasuku akora Kasuku ni bamwihorere be kuza kumwataka kuko Kasuku icyo mukundira iyo mwatatse arakwataka papa kandi aza wese akakubaga akaguha ibisiga akakubagira nyoko urazi se wenda ku bantu bashobora kumwataka bamututse kandi Kasuku afite intego yo kurwanya ibigarasha nawe wabirwanya nanjye nabirwanya ntago twabishyigikira aho reka nkwereke none se nk'ariya kuri mama w'u Rwagasabo sibyo urabizi ko Mutesi Scovia ni umuntu ukunda gukora nawe ibintu byo kwanariza rimwe na rimwe akavugira abantu ariko nanone ni umuntu ushobora kunenga umuntu watannye sibyo akavuga ati aha hantu nawe yavuze nabi cyangwa yakoze ikosa sibyo none se yajyaga kwataka Mutesi Scovia Mutesi Scovia yigeze amutuka umuntu ashobora kwataka afite Kalashnikov wo kazana mashini gani kumurasa bitewe n'intwaro ufite iri gwifashisha uba ufite Kalashnikov wani nko kujya kwica urushishi ukazana inyure n'izindi nshishi zose zaho ngaho zibariremo rero icyo ikiganiro kigamije kugira utanga umucyo inama natanga nkanje nk'umuntu uri gusesengura nuko saga Kasuku na Scovia Kasuku na Bosco Empire n'abandi bose bakoroherana ndetse n'imvugo bose bakoresha simvuze ko Kasuku simvuze ngo nde nanje zikaba ari imvugo mbabarira amatwi n'umwana wareba ikiganiro akabona ko icyo kiganiro hayo cyamwungura kuko ejo na Kasuku so kumuvugira azagira abana azabyara umwana aramutse abonye ayo magambo ariko nawe ni umuntu nk'ibi bitutsi abari gutukana sibyo cyangwa se nk'izi mvugo zitari nziza nk'umwana we uzumva ibintu se barimo aravuga uyu mwana we ntazamukurikiza cyangwa niba ngo wiba abayigisha uri mu ngo nuko umwana yakubaza ngo hopa mukuru umuntu yagutera afite icumu ukabuzanye mashini gani uyu wirwanaho ubundi hari umugani w'igiswahili bavuga ngo akutukanaye hagucagura itusi ugutuka ntahita mugituza gutuka uwo ni umugani Mutaba ndabona bwije twasoza kino kiganiro kuko ndumva Gasuku uramwejeje ntabwo mwejeje nge ntanze ukuri nk'umuntu twabanye niba umuzi wenda ariko nawe isahana nahamagara n'iki kiganiro ari bukirebe umuzi kuva ku ishuri ariko ahandi ntumuzi ariko ibyo kubona discipline ntabwo discipline kubera ko ntibigeze bamuha weekend hari abandi bazihaga ntigeze abo wanyuma ntiyari umuswa bivuga ngo ari umuswa ariko ngo yajya gaserereza abana bakaewana ngo bakajya kuryama kabisa gusezereza n'abandi bose baserezanyaga mu muco nyarwanda guserereza no guterana ubuse byabagaho na kera yagize gutera umwami ubuse ngo baryohe ubudasigaza ariko ibyo bintu babikora mu buryo bwa entertainment ariko ushobora gusanga Kasuku hari aho atukana noneho ari ahantu ho kuvuga ngo ni intambara noneho hajemo n'amahane ku buryo munabonanye mwarwana kuko ndibuka Kasuku yari umwana kuva na kera ushakisha biga no muri segonderi mu wa kane je pense yafite akagrupe k'abana nka batatu arimo we n'undi bita Joshua n'undi bita Mitoma bajyaga banadufisha mu gitaramo baririmba rwose ubona bafite na groupe ibyina cyane abonye nenze kaza umuhanzi akareka ariko Kasuku nta mpano yindi yari afite yari afite impano yo kuririmba rwose impano yo gutukana no gusererezanya gusa sinzi neze no kumva nawe nareba ikiganiro kuza kunyibutsa yigeze gukora indirimbo yavuye arabaninga yakoze tubarashakisha nkuko n'abandi bose bashakisha yinjiye umugore wawe se yinjiye umugore wawe oya si uwanjye ariko yarabikoze bigutwaye iki none se buretse kucyaba ubundi se uwo mugore yinjiye ni waje kubaregera oya rega mubwire yimuvugira nk'umwavoka we wagira ngo uri umunyamategeko wiwe ntiyananumye aho ibyo bavuga wenda sinzi bishobora kuba wenda byose atari byo ariko ushobora kuvuga yuko ibyinshi bamuvuga atari byo ntabwo ari kubigira umwere nk'uko ubitekereza
ahubwo icyo mvuga nuko hari bamwe bavuga abantu bishakira views izi social media ikibazo izi mbuga nkoranyambaga zizana ibintu benshi bishakira views ariko none ushaka views uyobya rubanda uyobya abantu ntabwo ari byiza Kasuku ntihajya umuntu Kasuku banga wenda ngo yerikirira muri naho yize hose ntihajya umuntu uza kimeze bati ku ishuri aho yigaga yigeze kwirukanwa aho nabyemera twarabanye turaziranye twarasangiye ahubwo ikiriho Kasuku agira umutima ukunda igihugu nkuko n'abanyarwanda bose badukurikiye bakunda igihugu iyo yumvise umuntu uvuga nabi igihugu kandi umuntu uzi amateka nawe tuzi amateka nanjye ubwanjye nawe ubwawe wumvise umuntu uvuga nabi igihugu cyatwishyurira amashuri cyatureze twicara ngaho kubera umutekano man igihe cyabayeho abantu nta mutekano bafite byari bibi abadukurikiye barabizi rero Kasuku agira ina patriotism ituma mu ruhande rumwe nabi igihugu arakwataka uruhande rumwe Kasuku urwanya igihugu n'undi wese ibigarasha bimwe byabaye ibigoryi bigahunga igihugu n'undi wese yamurwanya ariko ndavuga abantu bari indani mu gihugu b'abanyarwanda kuba wenda wavuga ikintu umuntu akaba yagukosora cyangwa se akaba yavuga ati hano wavuze nabi wowe ugahita utangira kugira gute kumwata kumutuka nk'ukuntu yatatse mama w'urwaga niba bumva ikosa Kasuku yakoze ari icyaha Kasuku ntabwo yaturutse igihugu Kasuku ntabwo ari ahantu kutabera kutagera ari ijambo murangira ajya kuvuga ngo kuko kutabera ni kurekure bose kwagusangayo uwo yakoreye ikosa ntamugere muri ribu Kasuku ni umuntu kuza ujura imyaka wajya hariya akisobanura icyaha cyamuhama agafungwa reka dusoze ikiganiro rero ni ugukoresha gutanga kuri Kasuku nk'umuntu twabanye twiganye tuziranye tunavugana kenshi dusoza ikiganiro dushimira igihugu cyacu kandi cyiza gifite umutekano ndetse n'ubuyobozi bwiza ikindi dushimire abanyarwanda ariko by'umwihariko abakurikirana Bosco Inside TV na Inguni Zose TV aha muzaye mukurikira ubusesenguzi butandukanye kandi bwimbitse nzana amakuru ya indani apana ibyo kuzana ibihuga ku YouTube ciao nakagaruka